ijoro ryose ibisambo byaneze nijoro n'amaguru banziritse amaguru n'amaboko ahantu bugeze urabona udakwiriye kwakira agakiza urabona udakwiriye ku mubaye intangarugero mu bantu bose n'aya mayintavi nta n'umwe wari wakageze hano tugushakira utuzi mu amazi rwose baba we Yes. Yego rwose ni Paradizo TV. Amakuru ameza ate? Yakamwana superstar byagenze bite? Ngo hari ahantu bamufu bamuziritse haganayo. Turangire neza. Tumanuka ukuntu twinjire ego muri douche. Sawa reka dutabare kuko rwose birababaje wana yakoze iki se none umwuka byara. Okay reka tumutabara. Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha. Urupangu nirwo baturangiyemo yuko Yakamwana ibintu kabisa bimeze nabi ahantu bamufungiye niho tugiye kugenda. Nitwe amakuru ba mbere tuyabonye twumvishije insanganya cyangwa se ibibazo Yakamwana yawe nabyo byo kuzirikwa n'abantu batazi. Reka tugende tumurebe ubundi koko tubatangarize uko ibintu byifashe. Oh my god. Yes, turahageze dore nimo hariya niho ibibazo niho insangane yakayahuye nazo. Tugiye rero kumusangamo turebe uko ibintu bimeze ariko ibi rwose ntabwo ni Paradizo TV. Reka dukomeze tugeramo tutabare rwose ubuzima bumeze nabi tutabara ubuzima. Oh my god, what is this? uri kureba ibyo ibisambo bankoreye dore banziritse n'umuntu yebawa wewe ni ikimoga Yakamwana vipi bamboshye narayano ijoro ryose ubuzima bugeze usiga uzirikwa ijoro ryose ibisambo byaneze nijoro. My god reka tubanze reka shafungura narayano ni biki wa kureba ibisambo biri muri uyu mujyi wa Kigali ko se ni bande bakuziritse gusa ntabwo mbazi banziritse nijoro dore narayano kuva saa 9 z'ijoro. My god n'amaguru banziritse amaguru n'amaboko. Ubuzima ni bwoko ki yamaze kumuramo amafaranga nari mfite 60,000. urabona udakwiriye gukizwa Yakamwana vipi ubuzima ibintu urabona. What is this? Urarunze tugushakira utuzi mu amazi rwose baba we nariye dore nahanaraye. Duhawe amakuru batubwira ko ubuzima bwawe butameze neza ufungiye ahantu wenyine utari guhumeka. Ibi bintu ni ibiki koko mwuka byara dore nahanaraye banziritse saa 8 z'ijoro. Aho ni mupfa abagore murapfa iki sinzi ikima nta nubwo narabamenye. Hari mu mwijima abasore 6 bamwe bamfisha amaboko abandi bamfuta amaguru. Gerageza kurwana nabo ya migeri yangiye kuri YouTube reka da nanasinze. Ariko ntago bagukomerekeje ahantu hariho hose umeze neza. Ntago bankomerekeje kuko ngewe navuze ati ninkomeza kurwana nabo barankomeretse. Ndatuza baransaka amafaranga barayatwara n'amatelefone n'iki barangije banzirikira hano umuntu ajya kubarega bakabayiba. My god ubuzima ahantu bugeze urabona udakwiriye kwakira agakiza urabona udakwiriye gukizwa ko kukakira Kristo. Ko abantu nabagomba kunzirika amaguru n'amaboko koko urabona tudatabaye ibi bintu ni ibiki Yakamwana. Cyakora ndashimira Paradizo TV
mubaye intangarugero mu bantu bose n'aya ma interview nta n'umwe wari wakageze hano ubu nari ngiye kurara hano inshuro ya kabiri ariko si ibisambo by'i Kigali koko ubu nzabigenza ute koko ubu nsubire mu cyari wacu oya gerageza kwihangana rwose ariko ibi bintu birababaje dusanga udahumeka yaka bantu nabagome kunzirika noneho n'umunwa kugira ngo natabaza muri kiriya gihe wari uziritswe wumvaga bimeze bite wabonaga isi yawe imeze ite njye nari nagize mu rupfu kuko nuse nari kuzapfira hano uretse wenda nk'aba bakodesha hano bari kuza gukaraba wenda bakambona naho ubundi naraye hano kuko bamboshye saa 8 z'ijoro ndacyabyibuka ubwo nari ndi gutaha aho kuba babona wandika izina ahantu kuba babona ubu umusitari ugenda umenyekana ahantu hose aho ntibyaba ari byo byatumye bakuzirika muri ubu buryo ni ishyari ni jalousie ni ishyari bamfitiye ko nari mfite 60,000 bayajyanye yose kandi n'abaguriye n'inzoga nuko bamwe nabamenye kuko twari twanyweye turi benshi naguze amakazi yabiri ko nishimiye abantu ariko bavuyemo bakaza kunzirika amaguru n'amaboko nibo nabebewe ndi gutaha nta nshuti yawe irimo nta nshuti wawe uzi mufite icyo mupfa nta muntu namenye muri bose uretse ko twari turi gusangira twasangiriye hano hepfo hano kuri cafe hano hepfo saho twasangira aho ukuntu bankurikiye bakaza kumva ngeze hafi ya quartier nibyo byanyobeye none kugeza aho uzirikwa ubu buzima urabona ibi bintu biragana he yakamwana mbwiza ukuri koko mwoka ibi bintu ni ibiki koko oya ngiye kuva i Kigali nigira Igisenyi ho abanzi Kigali babaye benshi i Kigali barankubise none batangiye no kunzirika amaguru n'amaboko ubutabazandangiza ngiye kwigira Rubavu ku maso oh my god yakamwana ibi ni ibiki basabira ijambo senga basi sengera abakurikirana Paradizo TV utabarwa ibi bintu koko okay Paradizo TV ndayishimira cyane kuko nimwe mu mboyi imigozi nayo naziritswe kandi nsaba n'abanyamakuru bose nagiye ibiganiro bana mujye mugerageza kundenganura mu gihe nawe n'akarengane nkaka shimira Paradizo TV subscribe comment and share none aba bafana rero wababwiye bakagushakira bodyguard aho kugira ngo ujye uzirikwa gutya ubu urabona udakeneye bodyguard oya bodyguard warakenewe nuko ubushize namwirukanye kubera agasuzuguro yasuzuguye madamu wanjye ndamwirukana ariko ngiye gushaka undi bonsa wa danje ufite akaboko ku buryo uzankora wari we wese azamukubita yes yakamwana ibi bintu ni ibiki koko mwoka byaramwe ku okay ngewe nta kundi ngiye gusezera umujyi wa Kigali kuko ibi byo kujya banzirika ngiye kwigira Rubavu no mwanzuro nafashe oh my god dukomeze dusabire yaka dukomeze turebe ukuntu yagubwa neza ibi bintu byo kuzirikwa iyo rwose Paradizo TV tahaba ntabwo ibi bintu byari kugira ariko turashimira abakunzi bacu abakunzi ba yaka baduhaye amakuru batubwira yuko rwose yagize yaka usezera abantu n'insanganye wahuye nazo zo kuzirikwa niki wabwira abafanizi bawe niki wabwira abagukunda so abafana banjye rero ndabakunda muri rusange my name is Gasore Pacifique this is Paradizo TV ndabakunda cyane Paradizo TV subscribe shimira n'abakunzi ba Paradizo TV subscribe comment and sharing thank you very much